Buri gitondo yarabyukaga agahagarara ku muhanda abantu bataratangira kuba benshi. Muri icyo gitondo nk'ibisanzwe ahagaze ku muhanda yarebye ruguru abona umusore utwaye igare bisa nkaho ari umunyonzi. Uwo munyonzi yari arushye kuko yari yabyutse kare cyane, hari umuntu yabanje kugeza mu kazi. Yanyuze kuri uwo mukobwa nka saa 12:30 aramusuhuza ati mwaramutse. Umukobwa ati mwaramutse neza. Uwo mukobwa yarebye hepfo akanya gato yumva inyuma ye hari ikiguye hasi, arebye abona ari wa munyonzi uguye hasi we n'igare rye. Kugwa hasi k'uwo musore ntibyatewe n'uko umuhanda wari mubi ngo nuko wenda wari uw'igitaka, si uko kandi yihutaga kuko yagendaga yitonze, ahubwo indwara yari arwaye niyo yari ibiteye. Yaguye hasi akomeza kwigaragura ku igare asa n'uwataye ubwenge. Wa mukobwa agenda yiruka asakuza cyane ati mutabare mutabare umuntu arapfuye. Amugeze abona atangiye kuzana urufuzi akora uko ashoboye mukuraho igare, ariko arebye ukuntu akomeje kwigaragura hasi n'imbaraga nyinshi abura icyo akora atangira kubira icyuya. Yakomeje gusakuza atabaza abantu, habura umuntu wahagera ngo amutabare kuko uwo muhanda watangiraga kunyuramo abantu nka saa moya bagiye mu mirimo yabo. Bakundaga kwinyurira mu muhanda wa kaburimbo ari hepfo yawo, uwo wa ruguru w'igitaka ntibakunde kuwunyuramo. Yabonye uwo musore arekeye kwigaragura hasi agira ubwoba aravuga ati noneho birarangiye, amfiriye mu maso ntazi n'uwo ari we. Yahamagaye umusaza we babanaga aramubwira ati hamagara Muvara umubwire aze hano ku muhanda yihuta kandi umubwire azane na moto. Uwo Muvara yari umusore w'umumotari bari baturanye. Muri icyo gitondo ntiyari yakagiye mu kazi kandi ntiyari kwanga gutabara umuntu noneho umuturanyi we nubwo atari wari ugize ikibazo. Uwo mwanya yaje yihuta agera muri uwo muhanda uwo mukobwa n'uwo musore barimo, ava kuri moto afite ubwoba bwinshi kuko yabonaga uwo musore ashobora kuba yapfuye. Nta kumubaza byinshi yabwiye Aline ati urira noneho umuterure mutereke kuri moto umwegamize twihute tumugeze ku ivuriro dore ntiriri kure, ndumva asa n'uwagagaye nubwo wagira ngo aracyafite akuka gake. Bwira musaza wawe aza atwarira igare rishyire mu rugo hatagira umuntu uza akaritwara, abantu b'inaha nawe urabazi nta miyaga bashyiramo. Yarabikoze bihuta bagana ku bitaro. Umusaza wa Aline wari ukiryamye arabyuka araza afata iryo gare arijyana mu rugo atazi nyiraryo, atazi n'icyo mushiki we yabaye cyatumye amusaba guhamagara Muvara yihuta no kuza gufata iryo gare. Yageragezaga kumubaza icyabaye ati kupa ndagusobanurira neza mu kanya. Muvara yamugejeje mu bitaro abwira Aline ati reka mbe ngiye ubu mwitaho, nukenera amafaranga umpamagare njye ngiye mu kazi, ndagaruka hano nje kureba uko byifashe. Uwo musore bahise bamujyana mu ndembe bamushyiraho ibimufasha guhumeka bapfuka ibisebe kuko yari yakomeretse cyane bitewe no kwigaragura ahonda umutwe kwitaka. Bamwitaho mu buryo bwose bushoboka, atangira kugenda agarura agatege, ahumura amaso arareba ariko nta jambo ashoboraga kuvuga. Byageze nka saa 4 asa n'uworohewe yikuraho ibyamufashaga guhumeka. Aline agira ubwo baramubwira ati ko wikuye icyagufashaga guhumeka. Umusore ati ubu ndetse buretse kumvugisha ndamera neza mu kanya. Aline yahise ahamagara muganga. Muganga ntiyagira ikibazo kuko kuba yakuyeho icyamwongereraga umwuka, ahubwo aramubaza ati umeze ute, uri guhumeka neza? Umusore ati yego ndi guhumeka neza. Muganga ati nta kibazo uruhuka, na nyuma ya saa 6 twari kugusezerera, ariko wakomeretse kandi wamaze umwanya munini wigaragura ku igare ryakuvunaguye. Uretse n'ibyo nuko waguye uririho ubwabyo byagusizemo imvune zikomeye. Ubwo twapfutse ibikomere ndakeka utaramara hano igihe kirekire, ariko nanone sinacyita gito kuko uramara iminsi. Turabanza tukuvura ibyo bikomere bikire neza, ubwo urabyumva tuzabanza dukore ibyo bipfuko bya mbere, wenda ku bya kabiri nibwo wazataha. Humura byose bizagenda neza, uzava hano umeze neza rwose. Umusore yaramusubije ati nta kibazo, aranamushimira. Aline yarumiwe kuko yabonaga umusore asa n'uwakize. Aramubwira ati numva umeze neza umbwire tuganire. Umusore ati yego nta kibazo. Aline yaramubwiye ati ndaje gato ngiye kugura utuntu ku muhanda. Yaramubeshye ngo agiye kugura utuntu ku muhanda ariko yari agiye kuvugira kuri telefone. Yahise ahamagara musaza aramubwira ati noneho reka ngusobanurire, nari ndi ku muhanda mbona umusore ntazanyuzeho w'umunyonzi, mpindukiye mubona yaguye hasi igare rimuriho ari kwigaragura cyane n'imbaraga nyinshi. Mugeze imbere mbona ari kurerembura azana urufuzi, mugendana ngifite ubwoba mbura uko mwegura negura igare gusa, ari nako ndi gusakuza ngo bantabare habura uwantabara. Nawe uriya muhanda urawuzi, abawunyuramo muri ariya masaha ni bake keretse abahatuye. Nibwo naguhamagaye nkubwira nibwira Muvara ze kandi yatahagira yihuse ubu ngubu uyu musore aba yapfuye. Gusa ikintangaje ni uko yakangutse, yagaruye ubwenge aranamvugishije. Umusaza ati ubwo ntiyaba arwaye ya ndwara yo kugwa hasi, harya bayita ngo iki? Ndayibagiwe nyibutsa. Aline ati sinyizi, n'ubwa mbere mbonye umuntu urwaye indwara, ahubwo niba ntakugoye wateka ukazana ibyo kurya hano yaza gukanguka akabona icyo arya. Wibuke uzana imbuto, ibinyomoro urabigura ku muhanda, uzana imineke, nako reka ndeka kubikubwira, wibwiriza nk'umuntu mukuru umenye ibyo waha umurwayi umeze arya.
umusaza we ati humura ndaje ndebe n'uwari we wasanga njye muzi. Yaratetse amushyira ibyo kurya bitetse neza, imbuto, amata, mbese icyo yatekereje cyose nta na kimwe yasize. Yamugeze imbere Aline arebyemo araseka ati nawe wakabije, ubu se niyo ibi bintu byose uzanye urumva turabimara? Niyo yarasetse ati mutabimara se, nawe urashonje natabirya ubyirire, ahubwo se ko mbona arembye cyane ubu ntibirasaba ko agira umuntu urara hano? Aline tuzi ko ari byo, umuntu wo kurara hano arakenewe. Niyo ratuharare rero. Aline ati ariko niyo wajya umbabarira basi uhararira ijoro, binkorere nanjye nzaharara undi munsi. Niyo ati sinzi n'ubundi uko byagaragara neza uraye mu bitaro mpari, nzajya nza marare ariko nawe uzajya uhirirwa. Aline ati nicyo ngukundira, na Muvara yambwiye ko nidukenera amafaranga turamuhamagara, rero reka mubwire ayo wakoresheje ugura imbuto yame tuzamuguriramo izindi zishira. Niyo ati kuba yiyemeje kugufasha se bivuze ko ugomba kumugora? Izo mbuto zabonetse Muvara mureke. Niyo yaricaye areba uwo musore mu maso ati ndabona wagira ngo ari ahantu nkuzi ariko nawe bahariho, gusa urarembye disi uzi ko wanakomeretse? Yarahindukiye areba mushiki we ati byo kutabimbwiye. Aline ati adakomereka se, sinakubwiye ko yaguye ku igare akanabanza kwigaragura hasi? Nawe ubaze ibyo uzi, yaguye mu mazi se cyangwa kuri matera kurya atari gukomereka? Niyo ati birakara se kandi ndabizi wowe mu kanya n'ubundi uraba uri kurira urizwa no kumubona arembye bigeze aha. Bakomeje kuganira, wa musore nawe areguka atangira kubaganiriza. Aline yaramubwiye ati hano hari ibyo kurya, hari n'imbuto, reka ngire utwo ngutunganyiriza. Yogeje imbuto arazimuha, undi nawe azirya nk'umuntu ushonje. Aline na Niyo barishima bati noneho ubwo ari kurya Imana ishimwe. Aline ati nitwa Aline, uyu ni musaza wanjye yitwa Niyore, tubana mu nzu turi babiri gusa. Ubwo rero hariya waguye ni hafi y'iwacu, twagize amatsiko menshi yo kukumenya kuko n'ubwa mbere twari tukubonye. Niba washobora kuvuga nubwo njye byanantangaje kuba usa n'uwakize nubwo ibikomere byo bitarakira, watwibwira byaba byiza tukaganira birambuye. Uwo musore w'umunyonzi yarikoroje areguka yicara neza nk'umuntu utarwaye cyane, arababwira ati mbere na mbere reka mbashimire, yaba wowe musaza wawe n'uwo Muvara muri kuvuga. Iyo ntabagira nari kuremba birenze ukomeza, ariko ubu meze neza rwose. Ibi bikomere nabyo ntibikabije cyane, ikigoranye n'umutwe utaroroha kuko nanutse ku igare kandi ndumva wagira ngo niwo nabanje. Niyo yaramwigira ati humura tubwire tururungano, ntugire urwikekwe, ntuhangayika turakumva. Waguye hasi ute? Feri igare zacitse se? Umbabarire ariko kukubaza byinshi njya amatsiko yenda kunyica. Yaramusubije ati muhumure ibyo mushaka byose ndabibabwira. Yababwiye ahavuka akomeza agira ati nitwa Tuyizere, maze naho ibyumweru 2 gusa. Naje nje gushaka amafaranga kandi akazi namwe mwakabonye, nako kunyonga kanzanye. Nimbabwira inkuru yanjye ntimuncire urubanza, nanjye sinjye. Yashatse kurira Aline amufata ikiganza aramubwira ati nkuko Niyore musaza wanjye yabikubwiye, ntugire impungenge zo kutubwira uko wiyumva, turagutega amatwi, humura rwose ntabwo turagucira urubanza. Tuyizere ati nkiri umwana narwaraga indwara y'igicuri. Niyo ati uzi ko nyibutse? Nabwiraga Aline ntiwasanga ari ya ndwara yo kugwa hasi ibiti ntuza, izina naryibagiwe. Disi ihangane pe. Aline ati uri kumuca mu ijambo ariko ntiwongere. Tuyizere akomeje ababwira ati iwacu bakoze uko bashoboye bamvuza ahantu hatandukanye, nanjye ngeraho numva ko nakize. Ubusanzwe nagwaga hasi ntazi uko bigenze, hari ubwo nabanzaga kubona ibikezi mu masegonda nk'abiri nkagwa hasi, nkagarura ubwenge nyuma bakambwira ngo mfite imbaraga nyinshi, ngahondagura umutwe hasi, ngaturufuzi, nkarerembura hafi gupfa. Yikije umutima ati ku ishuri byambagaho bansererezaga bavuga ko iwacu dukorana n'imyuka mibi, ikaba ariyo mpamvu ngwa hasi nkigaragura. Ubwo rero nyuma yo kumara igihe nivuza namaze ukwezi ntagwa hasi, hashira amezi 2, 3, umwaka, 2, kugeza ubu hari hashize imyaka 6 bitambaho. No mu rugo nahavuye bazi ko namaze gukira. Munyihanganire n'imicurikiranya kuko hari ubwo ntabishyira ku murongo neza. Gusa namaze kubona ko nakize ariko mbyizera, mama na papa nabo ariko babibona. Ndavuga ntimaze gukura, maze kuba umusore, kwiga byararangiye mbura akazi, rero reka ntangire guhiga udufaranga. Naguze igare ntangira kunyonga, nkorera iwacu, ngeze aho mbona bitavamo. Nibwo nakusanyije udufaranga twose nkaza inaha mu mujyi kuko ho haba abagenzi benshi. Nuko mutari mwakambonye ariko nkodesha ruguru gato yaho naguye. Niyo ati kandi koko erega nshobora kuba narakubonye, numvaga hari ahantu nkuzi, birashoboka ko twaba twarahuye. Inaha rero hacumbika abantu benshi baturutse mu bindi bice, kumenya abantu bashyashya biragorana. Tuyizere ati wasanga ari byo kuko uriya muhanda njya nkunyuramo rimwe na rimwe. Yarakomeje ati nageze inaha nkodesha inzu ntangira kunyonga, ngize amahirwe birankundira.
igipangu nkodeshamo habamo abantu bakora kure, nahise mbona ikiraka cyo kujya mbyuka njyana umwe ku kazi kandi akageramo kare cyane nka saa 11. Ejo rero nakoze cyane, nari naniwe, numvaga uyu munsi urashira nta kintu nkoze, ndyamye. Icyakora nagombaga kugeza uwo musore ku kazi nk'ibisanzwe. Mu kugaruka rero nanze guca muri kaburimbo, ndavuga ndireka nyure mu w'igitaka hatagira umuntu duhurira muri kaburimbo akaba yansaba kumutwara nkamugeza ahantu runaka bikarangira mbikoze. Ubwo nibwo nanyuze kuri Aline nkamusuhuza, nagera imbere ikizengerera kikamfata nkabona ibintu bidahari, nka nyuma y'amasegonda 3 namwe murabyumva nahise ngwa hasi, nongeye kugarura ubwenge ndi hano. Impamvu rero nababwiraga ngo ntimuncire urubanza nuko mwavuga muti umuntu urwaye iyi ndwara atinyuka ate kujya ku igare, muti iyo kimfata mpetse umuntu ntituba twapfanye bakatugonga, ariko mwumve ko nanjye nari nzi ko nakize. Aline yarababaye, Niyori nawe arababara, baramubwira bati humura birumvikana kandi naho twahera tugucira urubanza. Aline ati none se wahamagara iwanyu tukabibamenyesha? Tiyizera ati kubahamagara si ngombwa, ubundi ibi bintu ntibisanzwe, umuntu urwaye nkanjye ajya agwa hasi bikagenda nka kuriya mwabibonye, nyuma agahita agarura ubwenge akaba muzima akaganira n'abandi agasubira mu mirimo ye nk'ibisanzwe, bikaba byazongera kumubaho nka nyuma y'igihe runaka. Nanjye ubu nakize, ikibazo nuko nyine nari ndi ku igare naho mba natashye. Iyo mba naguye ahantu heza ubu mba ndi Mutaraga. Bakiganira mu masaha ya saa 7, Muvara yarageze abaza Aline ati none se uyu musore wamenye aho aturuka, wamenye uwo ari we? Aline ati ngwino mwibarize, usanze ari kutuganiriza ari kubidusobanurira. Muvara ati nta kintu mwamuguriye cyo kurya se? Reka nguhe amafaranga umugurire imbuto. Aline yarayafashe aramubwira turakoze, ariko nubwo uzimpaye hari izo twari twaguze, ayo mafaranga yawe tuzayakoresha tugura izindi ziriya nizishira. Muvara ati noneho tugende muganirizaho gato. Muvara yaganiriye na Tiyizere bavugana ibijyanye n'uko ameze. Muvara ati kuki tutari twagahuriye mu muhanda? Nanjye ndi umumotari, abanyonzi benshi tuba tuziranye, sinzi impamvu ntakubonaga. Bahuje urubwira, ariko Muvara aramubwira ati reka nsubire mu kazi, nzagaruka ejo mu gitondo niba uzaba ugihari, urwara ubukira kandi ntuhangayike turahari. Niyori nawe yahise avuga ati reka nzumere ifuti ndaza kuharara ari najye kurara mu rugo. Tiyizere asigaranye na Aline aho mu bitaro, asigara yumiwe amubaza ati muraba marayika cyangwa? Aline ati guteze? Tiyizere ati umutima mufite ntusanzwe, wagira ngo ndi uwo muvukana, mwangize nk'umwana wanyu, mbese nk'umuntu w'umuryango wanyu wa hafi, kandi ari ubwa mbere mumbonye. Aline ati wibitindaho ni bisanzwe, wowe se ubonye umuntu umeze kuriya wari umeze wamusiga ku nzira? Bakomeje kuganira, umugoroba uragera, Niyori araza aramusimbura, bakomeza kumusimbura naho batyo nyuma y'iminsi 6 barabasezerera. Muvara yaje kumutwara abanza kumujyana kwa Aline na Niyori kuko ari naho igare rye ryari riri. Aline afite impungenge yaramubajije ati ubuse kubona ibyakubayeho byagutunguye, aho nusubira kunyonga bikakubotwaye umugenzi bizagenda bite? Cyagiye waravuze ngo nitugucira urubanza kubera kwibaza uko byari kugenda iyo uri mu muhanda utwaye umugenzi, ariko noneho wihangane tubigarukeho. Tiyizere yubitse umutwe yitse umutima gusa. Niyori nawe ati byaba biteje akaga aramutse asubiye mu muhanda, ikibazo nuko akazi ko kunyonga ariko yaje gukora. Tiyizere akomeje kwitsa umutima, ageze arababwira ati navuye mu rugo mpunze ubukene, kunyonga ndinaha nabonaga hari icyo biri kungezaho, nanjye sinzi icyo gukora. Aline yarahagurutse ati mube muretse gato, mube muretse kuganira ndaje. Muvara yarasetse ati ariko urikunda, ubwo se koko duceceke ngo nuko ugiye? Bose barasetse, ajya mu gikoni ategura ibyo kurya byoroheje, bakomeza kuganira. Aline yaragarutse asanga ibiganiro bikomeje, arirakaza ati muransubiramo ibyo mwavuze byose. Bamusubiriyemo duke. Muvara ati namugiraga inama yo gushaka kandi kazi yakora, igare akarireka, kandi na Niyori nuko abyumva, ahubwo wowe urabyumva ute? Aline ati nanjye niko mbyumva, kuko arisubiyeho yazagwa mu nzira agapfa kandi aracyari muto, uretse no kuba yapfa yazapfana n'umugenzi. Ubwo rero urumva kujya mu muhanda ni ibibazo biteje akaga. Yararuye bararya bakomeza kuganira. Mu gihe bari bakibaza uko biragenda, icyo Tiyizere azakora nareka kunyonga kandi aricyo cyamuzanye aho mu mujyi, Niyori yungutse agatekerezo. Yaramubwiye ati nabaza databuja niba nta wundi mukozi akeneye tukajya tujyana mu ruganda, ni akazi keza ko mu ruganda rw'icyayi, ntugire ubwoba uzagashobora nibakaguha. Tiyizere ati nta mashini basaba gukoresha se? Kuko bimbayeho ndi kuyikoresha niyo yanyica. Niyori ati nagusabira akazi koroheje kandi ikibazo cyawe tukakibwira databuja. Aline yabaciye mu ijambo ati ntuhangayikishwe n'umushahara batanga ntuzawuryamo, uzajya wishyura inzu gusa, nubishaka ube hano, wowe uzajya urya hano, nzajya mbatekera njye nta kandi kazi ngira, ujye uzana na Niyori mu kiruhuko cya saa 6 na nimugoroba muzane. Icyo gitekerezo bagikomeye amashyi, Tiyizere bitekerezaho nawe yumva ari byo kuko nta kundi yari kugira. Yatekerezaga gusubira mu rugo nta kintu ajyanye akumva bigoranye, yatekereza no kuba yasubira kunyonga akumva nabyo birimo ingaruka nyinshi. Yaratashye ajya mu rugo aho yakodeshaga, kubw'amahirwe mu gitondo Niyori amuhamagara amubwira ati ngwino tujye mu kazi.
Yageze mu kazi agira amahirwe asanga bazamuye imishahara y'abakozi bamutangiriza ku dufaranga dutubutse ugereranyije n'ayo bahembaga mbere. Yakomeje gukora ako kazi akishimiye, nka rimwe mu byumweru bitatu akagira icyo kibazo, Niyori akamuba hafi inshuro nyinshi bagatahana bagasangira ibyo Aline yabateguriye, ubuzima burakomeza. Kubera kumara mu mujyi igihe kinini adasura iwabo, yasabye konje mu kazi ajya kubasura. Ijoro rya mbere ryamubereye ryiza, araraganira n'iwabo bakeraho. Bari bamukumbuye kandi yaragarutse ababwira inkuru nziza y'uko yabonye akazi keza. Icyababaje bidasubirwaho ni uko yari yarongeye kurwara ya ndwara yo kugwa hasi, gusa nta kundi bagombaga kubyakira. Mu minsi yakurikiyeho bongeye kumujyana mu bavuzi bamuvuye mbere ngo barebe ko hari icyahinduka, ariko iminsi yari afite yakonje ntiyari ihagije ku buryo bari kubona ko imiti hari ikiri gutanga. Yari yarahawe konje y'ibyumweru 2. Mu cyumweru cya mbere nko ku munsi wa 3 yumvise atangiye gukumbura Aline. Buri munsi ari mu mujyi aramubonaga, bagasangira bakaganira kumva ari ibisanzwe, ariko iyo minsi yari ayimaze atamubona. Urukumbuzi rwamujemo arwikuramo yumva byoroheje. Ku munsi wakurikiyeho rwarikubye ku buryo nta kindi yatekerejeho uretse Aline. Mu byo yatekerezaga yibutse ko inshuro zose yaharaye bavuye mu kazi bakera bakanyura iwabo kwa Aline na Niyori, Aline yagwaga ikinini atazi ubwoko, kandi buri nshuro yaharaye Aline yarakinywaga. Tuyizere yaribazaga ati kiriya kinini anywa buri gihe ni bwoko ki? Arwaye iki ko mbona ari muzima? Yibazaga indwara arwaye ituma ahora nk'iyo miti ariyo, akibaza impamvu Aline atigeze ayimubwira mu gihe baganiriye cyose. Atekereza ku kuntu yamutabaye akamugeza mu bitaro, ukuntu ateka neza, urwenya rwe. Aravuga ati reka muhamagare tuganire, wenda urukumbuzi rwashira n'iyo ndwara nkayimenya. Yarongeye aribaza ati ariko si ubundi umukobwa mwiza nk'uriya wo mu muryango wifashije kuriya nubwo se na nyina ntazi iyo baba, mukumburane. Yakomeje kumva amukumbuye cyane, ariko agakomeza umutima ntamuhamagare. Yabonye bikomeje kumugora. Nyuma y'iminsi 10 habura iminsi 4 ngo iyo yari kumara iwabo ishire, arabasezerera babeshya ko mu kazi wamutumyeho igitaraganya. Mama we yaramuhobeye ati urukumbuzi ntirwari rwagashize, ariko nta kundi rwose. Papa we nawe yamusezeyeho, Tuyizere asubira mu mujyi yihuta. Iwabo basigaye bamusengera bati Mana uzamurengere ujye umworohereza, wenda baje kugira udufaranga zigama, indwara ye ntizatume bamwirukana ku kazi. Tuyizere asubiye mu mujyi adahamagaye Niyori ngo abimumenyeshe. Akigerayo yahise ajya kwa Aline atanageze aho yakodeshaga. Aline akimubona amusanganira yiruka, barahoberana cyane. Hashira iminota myinshi banze kurekurana. Aline yagizemo isoni yibaza impamvu amuhobeye yari cyarayibura. Yahise amurekura aramubwira ati umbabarire Tuyize, nuko nari ngukumbuye. Tuyizere ati ngubabarire ukoze iki? Ahubwo ndekuye urukumbuzi rudashize. Mbabarira wongere umuhobere kuko nari ngukumbuye kurusha uko bitekereza. Aline yaremeye aramuhobera, akimuhobeye atangira kurira. Yararize abwira Tuyizere ati ndekura Tuyize. Tuyizere yagize ubwoba, yishinja amakosa atazi, ati nkoze iki gitumye urira? Aline yahise yiruka amusiga ku irembo, ajya mu nzu akinga inzugi. Tuyizere yaramukurikiye, ageze ku muryango w'inzu yumva ukinze. Yahamagaye Aline ati Aline ubaye iki? Aline yarari kuririra mu nzu mu ijwi riranguruye, akarira avuga ati kuki mwamemukiye koko? Tuyizere agize ngo mubamuhemukiye nawe arimo, akomeza gukomanga cyane avuga ati Aline mbabarira ukingure ngusabe imbabazi turebana, mbabarira unyumve. Aline yagize harakingura ari kurira, yicara hasi ku isima akomeza kurira. Tuyizere yaramwegereye aramubwira ati Aline wambabarira ukambwira ikibazo ufite, nurira uratuma nanjye ndira. Urabyibuka Aline, urabyibuka watabaye ubuzima bwanjye, nyuma yo kubutabara mumfasha kubona akazi, wamfashije muri byinshi, uri inshuti yanjye, ndagukunda Aline, ndagukunda, mbabarira umbwire icyo wabaye. Aline yarize kurusha abwira Tuyizere ati urankunda Tuyize? Tuyizere ntiyarazi impamvu itumye Aline amusubirishamo, nawe yiva inyuma ati ndagukunda cyane, maze iminsi narabuze amahoro kubera wowe, nagukunze bwa mbere ukintabara, ariko ubu byarushijeho. Ntugire ngo naje kuko nagombaga kuza uyu munsi, ahubwo nuko nagukumbuye kwifata bikananira, numvaga nibwira ntakubonye ritaracya. Aline yarahogora aramubwira ati rekeraho Tuyize, ni gute wowe nkunda, wankunda ute? Wowe ntiwankunda wivuga utyo? Kuvuga byaranze akomeza kurira. Tuyizere atekereza kuri ayo magambo nawe ikiniga kiramufata. Aline yaramubwiye ati wankunda ute? Tuyizere mu mutima aribaza ati umugani se ni gute umuntu urwara igicuri akunda umukobwa mwiza nkawe, umwana wo mu batindi nkanjye waje gupagasa mu bunyonzi, ubu akaba ari njye uhembwa make mu ruganda, ninyukane kumukunda. Nubwo Aline yariraga, Tuyizere byamucanze. Yaramubwiye ati Aline ndabyumva nakoze amakosa akomeye, nta kuntu umuntu ugwa hasi yagukunda, sinemerewe gukunda, kandi nubwo nakunda sinkwiriye gukunda umukobwa mwiza nkawe, uzi ubwenge nkawe. Mbabarire sinzi uko byancitseho ngo mvuge ko ngukunda, nakabaye nakomeje kwihagararaho kuko nari nakubonye, urukumbuzi rwari kugabanuka. Aline mbabarire. Aline noneho yumvise Tuyizere amuteye icyuma mu nda, ararira agira abura amarira. Yahondaga ikiganza hasi avuga ati kuki mwamemukiye koko, kuki?
Tuyizere ageze haratuza ariko Aline akomeza kurira. Aline nawe yaratuje abwira Tuyizere ati Tuyize nagukomerekeje ariko wanyumvise nabi. Kuba nakubajije ni unkunda ute si uko udakwiriye kunkunda kandi si wowe gusa kuko nanjye ndagukunda cyane ahubwo. Ariko yararize Tuyizere amufata ikiganza nk'uko nawe yigeze kubikora bakiri mu bitaro. Aramubaza ati gute ushaka kuvuga iki? Aline ati uretse nawe nta muntu nemerewe gukundana nawe. Buri muntu wese nkunze mba nzi ko ntazamubona, niyo twakundana mba nzi ko bitakomeza, ntabwo namugumana, ntitwakundana kuko ndi ikizira. Nta muntu uzi ibyanjye wankunda habe n'umwe. Ibyawe biroroheje, uwagushyiraho umutwaro nikoreye wasara cyangwa ukiyahura. Tuyizere yagize amatsiko aramubaza ati umukobwa mwiza nkawe ni iki cyatumye wiheba? Aline rero amaze kumwizera yaramubwiye ati twanze kubikubwiraho ariko papa na mama barapfuye. Indwara ndwaye niyo yabishe kandi ninjye wayivukanye gusa, niyo uriwe ni muzima. Ikindi nubwo ujya uvuga ngo niwe mukuru siko biri kuko ndamuruta. Tuyizere nk'umuntu mukuru yanze kumubaza byinshi amusobanuza iyo ndwara, ahita abihuza nuko yanywaga imiti buri gihe. Nka nyuma y'umunota bose bacecetse Aline yaramubajije ati none se ubwo urumva nkwiriye gukundana nande? Nakuze abantu bose babizi ko navutse gutya. Ubundi iwacu twavutse turi batatu. Umwana wa mbere yavutse neza iwacu batarandura, gusa nyuma yaje gupfa azize indwara zisanzwe. Papa na mama nabo bameze neza. Papa yatangiye guca amama inyuma abyanduriramo birangira mwanduje nawe ariko ntibahita babimenya. Mama yasamye inda yanjye atabizi atazi ko yanduye, gusa ndeka ne kubitindaho. Icyo nakubwira cyo nuko navukanye ubwandu. Kuri niyo riho baririnze abaganga bamuba hafi avuka ari muzima. Nakuze abana banyishisha ngo ntabanduza. Ubwo buzima narabwihanganiye ariko maze kuba inkumi bungora kurushaho. Nifuzaga kujya mu rukundo ariko ntawe ari kunkunda kuko bose bari bazi ibyanjye. Nabayeho nihebye ngeze aho ndabyakira. Nibwiraga ko nabyakiriye ariko siko byari bimeze. Hari umusore wankunze nanjye ndamukunda, amenya ikibazo cyanjye duhita dutandukana. Ni kenshi nagerageje kwiyaka ubuzima ariko umusaza wanjye akamba hafi akambeshya ko nzabona umukunzi ngo ntuze, nubwo nzi ko bidashoboka ariko byamfashaga gutuza nyine siniyahure. Tuyizere yikije umutima aramubaza ati hashize igihe kingana iki ubuze ababyeyi? Aline ati nta myaka 3 ishize. Banze gufata imiti neza batangira kunywa amayoga birangira bapfuye. Nubwo byambabaje ariko nibo bizize. Ikindi ntibikuraho ko bampemukiye. Wenda mama ndamurenganya nawe ntiyarabizi ariko bambereye ababyeyi babi bishoboka, cyane cyane papa wazanye ibibazo byose mu rugo. Nibura iyo batambyara ngo nze kuruhira muri iyi si. Tuyizere yamurebye mu maso akora agatambaro mu mufuka amanagura amarira amusaba kumuhobera nanone. Aline arahaguruka aramuhobera. Tuyizere aramukomeza amubwira amagambo ahumuriza ati humura si wowe wabyiteye, ni kimwe nuko nanjye nisanze gutya, nisanze ngwa hasi, nta ruhare namba twabigizemo ariko wowe ari wowe wumva udakwiriye gukundwa kimwe nuko nanjye mbyiyumvamo. Ariko se wumva amaherezo ari ayahe? Tuzakomeza tubeho dutyo? Aline mpora mbivuga uri mwiza imbere n'inyuma, ufite umutima wa kimuntu utagirwa na benshi. Wowe wonyine urahagije ngo ngukunde, ahubwo niwe utemerewe gukunda umuntu nkanjye, simbikwiriye na gato. Naho wowe ukwiriye gukundwa. Aline ati oya Tuyize ni wowe ukwiriye gukundwa kuko ibyawe bikubaho rimwe na rimwe, yewe wigeze no kumara igihe uzi ko wakize ariko njye naho nabihongera. Tuyizere ati oya wivuga utyo, ubwo twese dukwiriye gukunda no gukundwa. Wabyivugiye uti niyo yavutse ari muzima? Mbabarire guhita njya kure ariko wumve ko nawe wabyara abana bameze neza. Ni iki iterambere ryaziye? Ubu indwara y'amaraso yose waba urwaye bakora uko bashoboye ukabyara umwana muzima. Ikindi uwo mwashakanye nawe yakurikije amabwiriza ya muganga ntacyaba. Nawe reba igihe umaze, umeze neza kuruta abatarwaye iyo ndwara. Ufite uruhu rwiza rutemba itoto, ufite amaso meza, inseko nziza, mbese ibyawe byose narabikunze, ni byiza rwose. Abakwangiye uko wavutse abo ntubatindeho ntibari abawe, ni Imana yatumye bakwanga ngo nzakwikundire. Ahubwo ntuyitenguhe, mbabarira unyemerere nkubere umukunzi. Aline yarongeye ararira nawe yumva akabije kurira cyane. N'ikiniga cyinshi ati Tuyize nagukunze kera kuva tukiri mu bitaro. Narwanye nabyo kenshi kuko nari mbizi ko ntemerewe gukunda ariko byakomeje kunganza. Uri umusore mwiza urandeba nkumva utankuraho amaso, wamvugisha nkumva wakomeza kuvuga. Simba nifuza kunjya kure. Wikwibaza niba nakomera kukubera umukunzi kuko nanjye nibwiraga ko urwo ngukunda rudashoboka. Uri umusore mwiza buri mukobwa wese yakwifuza. Ibyo kuba urwaye iyo ndwara ntubitindeho. Ni benshi bayigeranye mu zabukuru kandi babayeho bishimye, nubwo ibihe byo guhangana nayo bitabura ariko nta kitwaye. Gusa njye isaha ku isaha napfa, mba numva nzapfa imburagihe nka mama na papa.
Tuyizere ati wavuze ko impamvu yabiteye ari uko ababyeyi bawe batiyitayeho ngo bakurikize n'inama za muganga. Wowe urazikurikiza rero humura tuzasazana. Nzakuba hafi, nzagufasha kwikunda, ngukunde nkwiteho, ngufashe kwiyitaho, ntacyo uzaba mpari. Aline yarishimye bakomeza guhoberana kugeza ubwo Niyori yatashye avuye mu kazi agasanga habuze urekura undi. Baramubonye bararekurana bitegereje abona bose barize bituma babaza impamvu, nabo bamusobanurira ibintu byose uko bimeze ntacyo bamukinze. Yarabishimiye ariko cyane cyane Tuyizere yaramubwiye ati niwe muntu utumye mushiki wanjye yishima bya nyabyo, agatwenge bamubonanaga buri munsi nanjye ho kabaga kavuye simpazi. Ubundi yarararira yibaza umuntu uzamukunda. Uzi kubungana utya utekereza nk'abandi ufite umubiri nk'uw'abandi ariko ukaba ubizi ko utapfa kubona umuntu ugukunda. Utumye ibyo namubwiraga bibe impamo, ubu nshaka namuha igihano cyo kutugurira icyo kunywa. Naramubwiraga nti uzabona umuntu ugukunda atitaye ku kintu na kimwe, akampakanya akambwira ati ntabwo byashoboka, none birabaye. Uwo mugoroba baraye mu birori. Urukundo rwabo rwakomeje gukura, inshuro nyinshi bakaba bari kumwe, abantu batangira kubimenya no kubiganiraho. Rimwe Muvara yifuje kuganiriza Tuyizere amuca intege, aramutumira bahurira mu isantere baganira bafite n'icyo kunywa. Muvara ati wabaye icyo wa musore we, kuki ushaka kwiyahura? Uriya mukobwa mureke, iwabo bapfuye bishwe n'indwara arwaye, singiye kuyivuga mu mazina nawe urayizi, nta myaka ingahe ishize tubashyinguye. Tuyizere yigize nk'atabizi ati indwara se yabahitanye ni bwoko ki? Muvara ati wiyimbaza sinshaka kuyivuga mu mazina yewe, ubu se wowe iyo urebye ubona uriya mukobwa yakaba ageze hariya atarabona umugabo? Tuyizere yigize nk'atazi ibyo ari byo ati niyihe ndwara yabahitanye se? Muvara ati wiyimbaza sinshaka kuyivuga mu mazina yewe, ubu se wowe uyirebye uriya mukobwa ubona yakaba ageze hariya atarabona umugabo? Ninde wamushaka se? Wowe washakana n'umuntu ubizi ko atazarenza imyaka 10 akiriho nawe agasiga kwanduje? Tuyizere ati none se bivuze ko umuntu atakundana nawe? Muvara ati ni mwiza rwose sinabihakana, inyuma ateye neza ntiwibeshye rwose, ariko se ubwiza bw'inyuma imbere yarashize bwakumarira iki? Abantu bakwita umusazi bati warahubagiye ukundana n'umuntu udakwiriye gukundwa. Gusa sinakurenganya kuko ntabyo waruzi, ariko aho ubimenye nawe ugira icyo ukora. Sinakwifuza kubona umuntu w'inshuti yanjye agwa mu ruza rwita ikiziba. Ubu se njye nuko ntabona ko ari mwiza? Wagize ngo hari umukobwa ntereta umurenze se ko ntamuterese? Tuyizere aramubwiye ati wakoze kunganiriza kuri Aline. Aline ndamukunda kurusha uko ubitekereza. Ibyo kuba ari mwiza inyuma simbitindaho cyane, icyo nitayeho ni impuhwe agira, ikinyabupfura agira, umurava agira, ikiruta byose ni urukundo nkunda. Muvara ati iyo abagukunda barakubwiye ko nta myaka 10 asigaje ku isi. Tuyizere yamweretse akamurakari ati wikina n'ibyo utazi, amagambo uri kuvuga ku rukundo rw'ubuzima bwanjye ari kunkorogoshora, niwongera turabipfa. Ceceka ntugire irindi jambo uvuga, untege amatwi. Icyambere yarantabaye nta kindi namwitura, uretse n'ibyo nta byacitse ngo nuko arwaye indwara idakira, nubwo itavurwa ngo ikire burundu, ariko uyirwaye yitabwaho akarama imyaka myinshi. Wimutega iminsi umubarira imyaka 10 iri imbere, si wowe wamuremye. Uzi igihe yavukiye ariko ntuzi igihe azapfira, wasanga n'igihe yavukiye utakizi. Aline niwe mukobwa wankunze ukundi, akankunda atitaye ku ndwara yanjye, niwe mukobwa wangiriye inama y'ibyo gukora byinshi byanteza imbere. Ubu mu cyaro nahinduye ifamu, buri uko mpembwe ngo ritungo. Yamfashije muri byinshi utazi, uretse icyo kibazo nacyo atagizemo uruhare, ikindi umushinja ni iki? Muvara yahise ahaguruka ati nagatangaye, ni impumyi zigiye kurandatana kandi uzi ibizibaho, nta kindi kitari ukugwa. Nataba wowe azaba we, niteguye kubaririmbira indirimbo zo mu kiriyo. Muvara yahise asohoka, Tuyizere asigara ababaye cyane, ari hafi kurira kubera ayo magambo mabi yaramubwiye. Yabitekerejeho cyane, ageze acika intege nawe yumva ko bidakwiriye ko bakundana koko. Atazuyaje yahise asubira iwabo, akazara agasezera, yandika n'ibaruwa yarayohereza, agenda atabwiye Aline. Yageze iwabo amara iminsi biratitaba cyangwa agasubiza ubutumwa bwa Aline. Aline yahoraga amubaza ati wabaye iki kutakivuga? Tuyizere ntamusubize. Tuyizere agerageje kumwikuramo biranga, Aline nawe ahari atangira kugira agahinda kenshi, avuga ati nari mbizi ko nta muntu wankunda. Tuyizere yegereye ababyeyi be ababwira iby'urukundo rwe, basakuriza hejuru bati ibyo ntibishoboka, ntiwakundana n'umuntu umeze atyo, abo gukundana nabo barahari, nuko umunsi utaragira ngo baze. Bamubwiye amagambo ajya gusa nayo Muvara yamubwiye, bati nta kuntu wakwiyahura kuri uwo muntu, mwese mufite ibibazo bikomeye, ntimukwiriye kubana. Niba nawe mwana wacu ibyawe bigeraho bigakira, ntidushaka kukubona upfa imburagihe nk'abo babyeyi be, uracyari muto, mureke uzabona undi. Aline yakomeje guhamagara, Tuyizere abakuyeho telefone. Niyori yarebye agahinda ka mushiki we, nawe arababara, anamubwira ko burya Tuyizere yabanje gusezera akazi burundu mbere yo gusubira iwabo.
kumuhumuriza ntibyari bigishoboka. Aline yendaga guturika umutima. Nubwo Tuyizere yihagararagaho ngo ari kugerageza kwikuramo Aline, byakomeje kumugora, abura amahoro. Ageze arahaguruka ava mu rugo ajya mu isantere agura utuntu tw'ibanze, hanyuma ajya kureba Aline. Yageze ku muryango waho arakomanga, niyo wari uza gukingura. Ntiyari yagiye mu kazi kuri uwo munsi kuko yabonaga ntagenda, Aline ariyahura noneho. Akibona ari Tuyizere yabuze icyo amuvugisha, aramureka arinjira. Tuyizere yahise amanura ivi hasi abwira Niyo ati mbabarira umubwire asohoke azandamutse. Niyo yarabikoze cyane ko nta kundi yari kugira, kandi Tuyizere akaba ari we waratumye mushiki we abura amahoro, ajya kumuzana mu nzu amwinginga ati ngwino usuhuze umushyitsi. Aline yaje yiyumanganyije nk'utariraga, asohoka atazi umuntu uri hanze, ahageze asanga ari Tuyizere. Tuyizere yaragipfukamye ku ivi rimwe. Mu kumubona umutima wa Aline wateye vuba, agira ubwoba, yumva agize akanyamuneza atazi aho gaturutse. Yegera imbere ngo amuramutse, anamubaza impamvu apfukamye. Tuyizere akora mu mufuka akuramo impeta, amusaba kumuha ikiganza akayimwambika. Aline arishima bidasanzwe amuhereza ikiganza. Niyo arasohoka asanga Tuyizere ari kumubwira ati nyemerera tubane vuba bishoboka. Aline nawe ari kumusubiza ati ndabyemeye, yego tubane vuba utazongera kumba kure. Niyo yaranezerewe. Tuyizere arahaguruka ahobera Aline, Niyo biramurenga ahita biyungaho bahoberana ari batatu. Mu ijwi rituje Tuyizere ati Aline uri amahoro yanjye, uri inzozi zanjye, uri ibyishimo byanjye. Nyuma y'abo mu ijoro ni wowe uhari, ni wowe mfite muri iyi si. Kukujya kure ni ukwihemukira, ni ukubaho mu gihome cyuzuye umwijima. Mbabarira unyemerere nkube hafi mu myaka yose isigaye. Naciwe intege kenshi, harimo n'ababyeyi banjye, ariko urwo ngukunda ruruta ibyo byose. Aline aramusubije ati Tuyize, maze iminsi mu gahinda gakomeye, nindaga kwiyahura, ariko mbere igisubizo mu munota umwe. Umutima wanjye wuzuye ibyishimo. Ni wowe muntu wandemyemo icyizere cy'ejo hazaza. Nyuma ya musaza wanjye, ni wowe muntu wa kabiri wambwiye ko mfite agaciro. Ndagukunda cyane kandi Imana ibyumve, imfashe ntuzongere kunjya kure. Naho abavuga bo bareke, uwanze kuvuga yaheze mwa nyina. Tuyizere rero wabiyunzeho nawe yabahobeye, yahise abisengera ati Mana, ni wowe utanga ubugingo, ni wowe Imana itugabira ibyiza kandi ntiwisubire. Baha umugisha, ibyo tubona hano biba ari inzozi. Aline asanzwe ari umuntu mwiza, mushiki wanjye yita kuri wose atarobanuye, ariko nta muntu wigeze amwereka urukundo nyakuri. Uhimbazwe kuko nawe ntumutengushye. Ibyishimo byari byose. Nyuma y'igihe kitarambiranye, Tuyizere yabwiye iwabo ko nta yandi mahitamo yagira uretse yo kubana na Aline. Banze kongera kumuca intege, bamwemerera kumufasha mu bintu byose, ariko bamuhangayikiye cyane. Mu bihe byabo nta muntu wamaraga kabiri arwaye iyo ndwara, bumvaga ko ariko bikimeze. Tuyizere akoze uko ashoboye kose abumvisha ko ari bisanzwe, ko byahindutse ubu abantu barwaye muri ubwo buryo bagira amagara mazima kurusha n'abandi benshi batayanduye. Bageze aho barabyumva bamusaba imbabazi mbere y'uko akora ubukwe. Ubukwe bwiza bw'agatangaza bwarabaye, Aline na Tuyizere bahinduka umubiri umwe, baba umugabo n'umugore. Bagize urugo rwiza, bahuriza hamwe amaboko biteza imbere. Urugo rwabo ruhiga izo bari baturanye muri byose, haba mu kuba rwiza, rurangwamo amahoro, ibyishimo, urukundo n'iterambere. Nyuma y'igihe babana baje kubyara umwana umeze neza w'umuhungu, babyara n'uwa kabiri w'umukobwa. Umuvare wigeze kubatega iminsi akumva ko batazamarana kabiri, yagiye kubasaba imbabazi, arababwira ati mumbabarire kuba naragerageje gutandukanya bahujwe n'Imana, ndavuga mwebwe. Yasubiyemo ibyo yabwiye Tuyizere, asaba imbabazi buri muntu ku giti cye, nabo baramubabarira. Abantu bose babonye ko nta kidashoboka, bibaye isomo rikomeye, barushaho kubaha umuryango wa Tuyizere na Aline. Iyo Tuyizere atekereje ku byahise, abona Imana ariyo yamuhaye Aline ngo amubere ibyiringiro by'ubuzima, amubere urukundo, amubere umuryango na mama w'abana. Igishimishije ni uko ya ndwara itakimubangamira cyane, yewe atekereza ko ishobora kuba yarakize burundu. Aline nawe abayeho yishimye, kandi buri joro afata umwanya agashimira Imana iyo yamuhuje na Tuyizere. Umusore wamugira icyizere akamukunda uko ari, akamukundira umutima atiteye ku burwayi bwe, agatuma aba umugore kandi yarumvaga bidashoboka. Ikiruta byose akaba ari umubyeyi w'abana babiri. Inkuru yacu igeze ku musozo. Birashoboka ko ari amasomo waba wayikuyemo. Niba hari, ntubure na rimwe wandika muri comments. Uzakomeze kubana natwe no mu zindi nkuru. Nkwibutsa ko ushobora no gukanda handitse subscribe niba utarahakora, kuko bizatuma inkuru y'ubutayi kugeraho mu wa mbere. Ntizagucike.